kuvuga Theo yavuze Theo nashanga reka ngwe butumwa Theo nashangwe butumwa ubwire uwo muntu umva yuko ngo ni inshuti yacu arumva yuko ngo ashobora kure ibyo yishakiye avuga ibyo yishakiye kubera ko ari inshuti yari nta nshuti ngewe ngo ntabwo ari inshuti yange reka banze bibe very clear kandi nta muntu n'umwe rejura amategeko niba ushaka kuba inshuti yange cyangwa inshuti ya Ribe ugomba kubanza kubereza amategeko ariko icyo nshaka kuvuga niki mu gihe Terry ataranyuzuza nashaka yuko ngo umumvikane byumvikane neza yuko ngo abantu bakunda kuvuga ibyo bishakiye ku social media ari kintu kitwa defamation cyangwa diffamation mu Gifaransa cyangwa gusebya ari abantu bavuga amagambo menshi unfortunately malheureusement nuko mu myaka ishize icyo cyaha cyabaga mu mategeko y'u Rwanda ariko ubu ngubu icyo cyaha bakivanyeho dusigaye dushaka ibyaha mu mategeko ya cyber crime law kugira ngo abantu bakoresha nabi social media bahanwe ariko mu by'ukuri defamation cyangwa gusebya cyangwa kuvuga amagambo atari byo rimwe na rimwe biratugora kugira ngo ukure mu cyaha mu rwego rw'amategeko ariko mubwire nashaka yuko very clear mubwire yuko ngo iminsi ye turimo kwibara gutya nakomeza azubwa mu cyaha kandi ntabwo tuzabura ukuntu akurikiranwa kubera ko ntabwo dushaka kwemera yuko ngo akomeza gukora ibintu ngibyo ariko ntabwo ari inshuti ya Ribe ibyo ngibyo ndabikwizeza ntabwo ari inshuti yacu twebwe inshuti yacu n'abantu bakora neza bakore mu buryo n'amategeko kandi baduha amakuru mu buryo bwiza ikindi kintu ngiye kutindaho gatoya ni babandi bajya muri rehabilitation center reka mbivugiye mu buryo bwihuse kandi neza cyane mbabwira yuko nibyo koko ari abantu banyura umujyi tujyana muri rehabilitation center ni bande ari byo tugenderaho cyambere nidusanga aribo bwa mbere afatiwe muri cyo cyaha turavuga okay niba aribo bwa mbere reka tumuhe amahirwe nidusanga nta kindi cyaha yakoze amaze kunyura umujyi nayo tumuha amahirwe nidusanga abisabye akicuza akabisaba ubwe ngo nukuri mumfashe narye kuba imbata y'urumogi uyoboka bwenge ariko nashaka kubivamo kandi ifite ubushake ubundi ni victim y'abantu batugurisha urumogi uwo muntu nk'uwo cyangwa abantu nk'abo tubaha amahirwe ya nyuma kandi amahirwe tubaha ni rimwe gusa kandi fayiro zabo ntago tuzishingura oya ziragoma zifunguwe ku buryo nafatwa bwa kabiri arafatwa akorera dosiye ajya mu rukiko ndashaka ko ibyo ngibyo bibe very very clear ariko umuntu wese ucuruza abo bantu ni criminals bica abanyarwanda bica abana bacu abo ngabo ntabwo tubajyana muri center cyangwa muri rehabilitation center reka nizere ko icyo kisubizo nubwo nakishubije nihuta kirasobanutse benshi reka mbabwire nuko mushobora kuba mutarabizi abo tujyana benshi n'abana kandi abana bacu no kuri benshi urasanga ni victim yaba bandi bagurisha urumogi babandi bangiza abana bacu bajya gucuruza urwo rumogi ariko mu rwego kubafasha no kubafasha cyane cyane ko aribo bwa mbere abo ngabo turabajyana mu ziriya centers barabafasha benshi kora ko statistique turazifite benshi bavayo urasanga babaye abantu bazima kubera ko n'ubundi babisabye bagenda tubajyana babisabye urasanga bavayo batakira addicted ariko uko zikosa gusa ukagwa mu yo cyaha wa kabiri tukora dossier turakujyana mu rukiko ukabihanirwa uko nabivuze numva fandi byinshi yabisubije keretse niba ari kindi kintu navuze nacyo ndagisubiza utikanga ari kindi nta kintu na kimwe cyatubuza
gutanga amakuru ibyavuye mu iperereza. Rimwe na rimwe birakorwa, abakunda kureba kuri website yacu cyangwa kuri social media ari byo tutangaza, ariko niba mwumva bidahagije, numva muvugizi arimo kunyumva kubunyumva byonyine nima n'amabwiriza harimo kuhabwa, murabyumva namwe harimo kuhabwa amabwiriza, kandi I make sure yuko ngo icyo kintu tugiye kukikosora kandi tuzakore neza kurushaho. Mu by'ukuri ari ibintu tugomba kumenyesha abanyarwanda. Mukanya ngiye kuri introduction navuze yuko ngo ari ikintu gikomeye kitwa gukumira ibyaha. Buriya kumenyesha ibyavuye mu iperereza ni imwe mu nzira nziza yo kugira ngo dufashe abanyarwanda kwirinda amakosa yakozwe n'abandi. No kuvuga ko ndemerana nawe yuko ngo ni ingenzi, ni ngombwa bigomba gukorwa kandi tuzabikora neza umwaka utaha. Thierry Nova wabyumvishe neza, tuzakomeza tumenyesha abantu mu nzira zitandukanye, ariko ndetse n'abanyamakuru niba tubaza tuzaba turi tayari kubafasha kugira ngo ayo makuru badufashe kuyatangaza mu rwego rwo kumenyesha abanyarwanda ibyavuye mu iperereza. Kubyerekeye parading Nova yabisobanuye neza cyane. Niba Supreme Court yatanze umurongo yasanze na kibazo gihari, numva ntago tubitindaho. Icyangombwa ni iki? Icyangombwa ni ukutavuga yuko nta bantu bakoze ibyaha, ahubwo ni abantu bakekwaho icyaha, ariko kubagaragaza nugira ngo abanyarwanda ndetse bakanabamenya. Reka n'u Rwanda ni ruto cyane, benshi abakora ibyaha mu Kigali nibo bakora ibyaha, Rusizi n'ahandi hose. Kubamenya rimwe na rimwe nabyo birafasha kugira ngo turinde n'abanyarwanda abo bantu abagizwa nabi cyangwa abayisikoro bakunda kubangamira cyangwa kuhotera abanyarwanda. Murakoze. Ngifite ijambo, reka ngufasha aho ngaho utarajya no mu icyo navuga tutakosoa nta kindi kuko wikoze neza cyane. Tutakosoa tuzimproving. Yego. Ntabwo kutayabonera igihe cyangwa se kutayatanga si kubw'inabi cyangwa se si ni za constraint twabonye, kuko wenda hari igihe amakuru runaka bakiri mu iperereza tutarabona ibyo dutangaza. Ngira ngo mu bufatanye bwiza murabyumva. Ikindi nk'urwego rwiyubaka turakiyubaka. Nibyo koko uko twari tumeze mu myaka ingahe ishize siko tumeze ubu ngubu. Tugomba kugumya gukorana neza. Iyo niyo assurance natanga. Ariko usubirize rimwe no guparadinga. Yego fani. Yamaze kukunganira. Ikijyanye rero na parading rwose, iki ni ikibazo cyavuzwe from the beginning kugeza iki gihe, ndetse kigeze no kuregerwa mu nkiko. Supreme Court, urukiko rw'ikirenga, rutanga umurongo. Ntabwo ari icyaha, nta naho bibujijwe mu itegeko gukora parading, ariko bikorwa bite? Bikorwa hubahirizwa icyo bita kubahiriza uburenganzira bw'abantu bakekwaho ibyaha. Ikiba kigomba kwitabwaho nuko twe tubikora twubahiriza ko uriya muntu agikekwa, icyo bita presumption d'innocence, ukoresha ijambo ukekwa apana uwakoze ibyaha. Ibyo ngibyo kandi ngira ngo nyuma ho Supreme Court yabitangiyeho umurongo biracyakurikizwa. Ikindi nababwira nuko ukekwaho atahabwa interview, kandi ngira ngo ntimuheruka kubibona nk'uko Supreme Court yatanze umurongo. Ni muri rwa rwego rw'imikoranire hagati y'inzego n'abaturage. Abaturage bagomba kumenya ibyo inzego zikora, kandi byose bikorwa mu izina ryo kugira ngo hakumirwe ibyaha, hatangazwe amayeri yakoreshejwe kugira ngo abaturage bayirinde batazagwa mu mutego. Kandi ngira ngo akenshi twabonye ko byatanze umusaruro afande. Murakoze cyane. Murakoze. Ushafunganya numva urugomo rukorwa n'abanyamahanga, kubera nyine bimwe bamaze kutugeramo inama. Reka ndeke kuba paradinga hano, ariko ndabivugaho. Ntabwo mvuga ngo ni abanyarwanda cyangwa urabyumva.
ariko reka mbahe icyo twakwita assurance. Nibaza ko ari nacyo kibazo dufite, tumaze iminsi turavugana na Rutikanga, hari amakuru tudatanga mu by'ukuri. Iyo ureba actions zifatirwa bariya bantu, ibyemezo bifatirwa bariya bantu, noneho haba n'indika imwe gusa ngo uyu munyamahanga yakubise abantu b'abanyarwanda cyangwa yakubise n'abanyamahanga bagenzi be, wareba muri social media uko za commentaire zimeze, uhita umenye ko hari amakuru tutarimo turatanga. Buri munsi kudipotinga babyita iki mu Kinyarwanda, urebye imibare y'abantu bafatwa b'abanyamahanga no kubasubiza iwabo n'uburyo tubikora, n'abariya ba ziriya nationalite ntashaka kuvuga cyane kugira ngo ambasaderi wataza kuvuga ati kuki wahisemo twebwe, ariko namwe mujya mubivugira, sibyo? Bariya nyine mujya muvuga. Ngira ngo dukwiye gushaka session mutange statistique, mubwira abantu, mufate nk'amezi 3 ashize, ahubwo icyo ntinya ko bashobora kuzatureka n'uburyo tubikora vuba pe. Mujya kubishyira kuri social media, yarabaye mu cyumweru gishize, yarageze iwabo, pakira indege the following day. Ibyo babwiye ni ukuri. Rutikanga na Murangira mushake amakuru wenda kugira ngo tutongera gukora nk'ibi binini, muyatangaze, mutange n'ibimenyetso, ubahe n'uburyo bwo kubiverifiya, bajye muri immigration, bajye aba bantu benshi bamaze kuba deported. Ndetse mbere tugeze no ku rwego mfite nka ka ziri za vuba, aho twagize tuvuga tutari ko iyo umuteruye ukamujyana iwabo, yagera iwabo hari ubu birahagije guterura gusa ukamujyana iwabo, noneho hakabamo dufunga, bakanakatirwa, bakajyana no muri prison. Noneho umuntu akakubaza atari ko uyu muntu utangiye no kurya amafaranga y'abanyarwanda no gutungwa n'abanyarwanda, n'iki bwamujyanye gatungwa nayiwabo. Izo nizo discussion zihari zo kuvuga ngo yakoze urugomo, abagenzacyaha basanze agomba kubibazwa, ndetse twagiye mu nama zivuga ziti najyanwe muri parike, anajyanwe kugeza mu rukiko, kugeza iyo procedure ikajyaho akitwaga innocent kugeza yemejwe icyaha, nawe akabenefisiya n'iyo ntuza, ndetse akazanabenefisiya n'icyo gihe amaze bamubwira ngo burana ataha. Hakaba abantu bavuga bati ubwo yari yaje ashaka kwiga mu Rwanda, cyangwa ashaka gucururiza mu Rwanda, cyangwa kuza u Rwanda, kumwirukana ubwabyo ku buryo butazanagaruka ni igihano gikomeye, ntagende. Niba mukora neza n'iwabo, iyo dosiye ajyane nayo ahanwe n'iwabo. Ariko icyo nsaba abavugizi bacu vuba cyane mutange ayo makuru. Icyo babwiye niko bimeze, turabafata, ahubwo mwe mujya kubitangaza baragiye. Noneho nkabona commentaires mwadukije abantu ko bagiye kutumara, noneho nkabaza Rutikanga, ariko wabubwiye ko wiburu yagiye. Ngira ngo rero mugira discipline y'amakuru, nanjye ngira ngo ngomba kuba niba nashyizemo n'ibigufu byinshi. Rutikanga agahita yandika kugira ngo akore ibyo mubwiye, ariko akandika ngo turabwira abantu ko aba bantu amakuru twarayabonye bari barakurikiranwa kandi bazahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Ngamuhamagara, ntiwavuze ko twagurije indege wa mugabo? Vuga ko twayagiye, ubu yaragiye, cyangwa uvuga ko ako kantu ko kuvuga ngo uko amategeko abiteganya, iyi politiki uzanye muri policing, ni politiki ki?
ariko namwe iyo akubiseho kakandi kako nari mubwiye muhita muhata ibibazo mwakurikije aya mategeko mujya gukora ibyo mwabanje kuvuga ngo uyu muntu wakubise abanyarwanda tuzamukizwa n'iki noneho mwasanga kubisa inkoni itazamba muti iyi nkoni mwakubise ko mwihanukiriye buriya mu kanya haraza kuza ikibazo cyo gukubita wihanukiriye ndabizi ndakeka ntabwo cyagenda kitaje kandi nanagisubize kitaraza kubita wihanukiriye mbega nka wa muntu wari ufite umupanga ariho ashaka kwiba umugore 32,000 ugahura nawe nawe mupanga yaramaze kukwita wa mugore none ukamubembereza uri innocent kugeza ubaye proven guilty ubu simbasubije uri innocent mufite n'ifoto ye niyo video ameze bitya mu Rwanda muri 2025 ngo ukabembereza ngo uri innocent kugeza hagati y'igihe urukiko ruzamugirira umwere akabatemya undi nshinzwe umutekano wawe n'ubundi azatema reka da hagati n'ubundi azatema ndahita mu umwe mwabyumvise hagati y'uri utema n'uzatema njyewe ushinzwe umutekano uwo nshinzwe umutekano cyane n'uyu wenda ndamushinzwe ariko nongeho cyane kugira ngo utaza kwivuga nabi uwo nshinzwe umutekano cyane ni umuntu wigenderaga mu kazi ke twamubwiye ko u Rwanda rutekanye hari umuntu ufite gahunda yo kumutema abo bantu babiri n'ubwo bashinzwe hari uwashinzwe cyane aho nta confusion niyo afite uyifite ubwo tuzavugana ku ruhande nawe uburyo tuzagendana ariko amategeko afite ko biteganya hari igihe biba bibi cyane mukaducyurira ngo negariye mu bitubazaga ariko uyu muntu ngo yagiye kujya gutese n'ukuntu mujya mubivuga ega barazirwanya bakazirwanya cyangwa bakiruka barabikora kabisa umuntu wari ugiye gutema abantu hanyuma agashaka kurwanya urwego hari uravuga ngo buriya yaragiye kumukatira urwara kandi hari undi yatemye none rategereza urwara ntarukate akakata ijosi aho turavugana kandi amategeko anyemerera kuvugana nawe ibyo mutangira kumbwira rero ngo yararambuye umupanga ukigiye gutema umupolisi ngo kuki utabwiye umupolisi ngo murase kurwara ahubwo se wabwiye uriya akamutema kurwara hagati y'abo bantu babiri koko ufitiye imbabazi nde icyambere mbafitiye imbabazi bose ariko uwo zifitiye cyane ni victime niwe zifite ushatse gutondekanya uwo ufitiye cyane uvuga ngo amategeko anyemerera icyo bita self defense cyangwa no gutabara undi muntu uri mu kaga nabyo yarabinyemerera so umuntu rero wakoze ishyano rikomeye cyane mudashaka mu Rwanda mudashaka navuduka yiruka asiga abari bamujyanye kwerekana aho ibintu bibiri bya bindi mujya muvuga akagenda abasiga amana ngewe mu mutwe wawe ikizanzamo nuko agiye gukora bya bindi yirutse nk'umusazi kandi hari ibintu yari yakoze mbere ubu ngiye gusova sosiyete icyo kibazo tukizinge birarangiye wari ufite gahunda yo kukibaza ubu ndamusubije hanyuma Kayitare yabanje kuvuga urugomo nawe ndibaza ko namusubije hanyuma avuga n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ibintu rero bisekeje umuntu yababwira amabuye y'agaciro
urumva n'ukuntu bayitara n'ay'agaciro urumva ntibyagombye kuba ari ikibazo amabuye y'agaciro byagombye kuba ari igisubizo ariko ugira utya imisozi yacu yose rero munsi mwe ngo harimo amabuye y'agaciro noneho ukabona umuntu w'umuturage wibereye ku musozi we n'inzu ye bakabyuka mu gitondo bavuga ati munsi yaho ngaho harimo amabuye y'agaciro agatangira gucukura ariko uko acukura niko ari we ari abana be ari inzu ye ari umuryango abishyira mu kaga ubwo yatangiye gukora illegal mining ariko wajya kumubona ngo murashakaho iki aha ni iwanjye uru rupangu rwanjye iyo ndiho ncukura umusarani ko mutaza kumbaza iyo ndiho kuba hari iwanjye ubu abaye amabuye y'agaciro ayanyu gute akabikubaza ariko igikomeye ni uburyo nakunze n'uburyo yabizanye ati hari undi wavuze n'ibindi ati kwa kundi mu Rwanda n'ibihazi sinzi ukuntu yabivuze ariko ubu hari ibikoresho byinshi twaguze bijyanye no guhangana kuko imisozi yose babandi mujya bumva babeshya ngo amabuye ngo biki imisozi yacu yose iriho amabuye y'agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi igisigaye ni ukumenya ngo ni irihe buye ririhe ringana rite imisozi myinshi iriho amabuye atandukanye n'ubwoko butandukanye none se ayo batwara kubaka kugira ngo niba bayubakisha ntafite agaciro bayubakisha inzu ubu rero kubera ko byabaye byinshi imisozi ni myinshi abantu bose bamaze kwibonamo imari wa mugani babyita imari ntabwo tukirwana nabyo nkuko twabikoraga mbere abapolisi bari aho hantu byo bita police station babaga bafite amakuru noneho bakajyayo bigezeho gukora ibintu birimo amafaranga birimo icyo ukabona abantu batangiye kwiyorganiza basa n'abashaka kujya mu kirombe ku ngufu bajyayo kikabagwaho tukamara icyumweru turiho dushaka kubakurayo bagiyeyo mu buryo butemewe n'amategeko rimwe na rimwe bagiyeyo bakoresheje ibintu bimeze nk'imbaraga hanyuma cyabagwaho tukamara icyumweru nyine turiho dushaka abo twakorayo bakiri bazima izo nazo ni inshingano zacu ariko kubera imisozi uko ingana n'abantu batangiye kugira peti yabyo uko bangana ubu turakoresha n'amadrone pe ugasanga hejuru ya Musha tuhafite drone zifitanye isano n'ibyo gusa nta kindi ari ukureba abantu bariho barajya muri ibyo birombe ese ni ikirombe cyemewe n'amategeko gifite license ese ni abakozi bambaye bya bindi bagomba kwambara cyangwa ni abantu bishyize hamwe baje saa 9 y'ijoro baje mu buryo ubona amashusho arabikwereka ukabona ko atari abakozi b'icyo kirombe cyangwa ari ikirombe kidakora ubu rero icyo twabizeza nuko turashyira izindi imbaraga turanazishyiramo kuko biro biragenda ubona bipikinga ntabwo turi bubyemere cyane ko hari n'ababikora bagashyiramo violence ukabona batangiye gushyiramo violence rwose bakazamuka iyo za Rutongo cyangwa za Musha cyangwa ahangaha mu majyepfo hafi aha muri iyi misozi ya Muhanga aho hantu mbabwira hakunze kuba ibyo bibazo muri West za Ngororero muri West za Rutongo hano mu majyaruguru za Musha mu burasirazuba imisozi hano muri Kamonyi na Muhanga mu majyepfo buri hose tuhajyana ibikoresho bifitanye isano na precision